So guys, hari ibintu ngiye muri isi bincanga. Umuntu akora ry'amamesa, abantu baturutse mu byaro barabizi, baturutse za Rutsiro na za Rulindo ubu bari i Kigali barabizi, baturutse za Musanze za Nyabihu iyo ngiyo muri za Cokoli mu Rutsiro bose barabizi. Umuntu akora ry'amamesa yagera i Kigali ngo arasirimutse bamuzanira ifiriti itagira mayonnaise waraye ngo nagara yibye. Ibaze nawe. Abantu benshi barabizi ibintu bijyanye no kuvoma. Umuntu yavaje iwabo akajya kuvoma mu birometero 100, ariko ubu ngubu amazi asigaye aragenda iminota 5 kuri robine agasara kandi yaragendaga kuvoma n'ikijerekani cyo bakakijugunya nyina kikaba gikurikiye n'ibijerekani 30 ategereje yuko amazi aza akavoma. Ubwo byose umuntu abicamo, ariko yagize Kigali ngo narasirimutse ngo nabaye umusirimu. So guys, hari ukuntu Burayi bugenda bufata intera kandi abagukora bagiye bitwaje imirongo muri Bibiliya. Ubu ngubu muri Bibiliya haranditse ngo umuntu ngo ntagusabe icyo ufite ngo kimwime ngo umurerege ngo uzamuhejo kandi icyo ufite kandi icyo gusaba gifite aho ngaho. So n'abantu rero iyo ngingo basigaye barayikoresha. Noneho nari Nesano nawe yaje ari kubishimangira ngo biryoha bisariwe ni nacyo nabikundiye. So guys, hari ikintu muri isi kigenda nyine gifata intera nk'ubu ngubu kuri urabona ukuri basigaye baragutaye yabuzo ahubwo batukishije. Kambahereza urugero kugira mu byumve neza. Nk'ubu ngubu ngewe umubyeyi wanjye ashobora kumereza 5,000 ngo nimbijyanire runaka. Nagera imbere ngewe nkabisindira cyase nkabona amakandi kantu nkakagura. Ngiye kubwira wa mubyeyi wanjye ngo 5,000 ngo nabinywereye cyangwa se nabiguzemo ikindi kintu, ntabwo yabyumva, yanamerera nabi cyane. Ariko ngiye nkabahitamo mpimba ikinyoma nkamugesha ati babinyibye cyangwa nabita yabyumva kurushaho. So ni icyo kintu rero kigenda gereza intera ikinyoma ukuri ugasigara inyuma. Kandi n'ikinyoma cyatangiye mu minsi ya kera murabizi, kuko urabona inzoka ijya gusuka Adamu na Eva yahereye ku kinyoma. Ikinyoma ni cya kera cyane, nta n'ukuntu twe twakigarura muri iki gihe mu mapolitike, mu nsengero umuntu asigaye araza yita umuvugabutumwa kandi ari igisambo. So ibyo rero bigatuma abantu bakomeza nyine guhereza intera ikinyoma. So hari ibintu rero MTN ikora bikancanga. Nk'ubu ngubu nshobora kukwandikira nkubaza ati mbese waramutse gute Garafrere, message ndayisigarana kandi nawe ikakugera. Ariko iyo ngiye kukohereza 5,000 amafaranga kugeraho ubwo ngiye bakansigira iki message gusa kitagira amafaranga. So ako kantu rero MTN nakizagakosore. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.